Ikaze nanone kuri BVN TV Rwanda, aho tugiye kurebera hamwe ubuzima bwaranze Ingabire Marie Immaculée witabye Imana. Ingabire Marie Immaculée witabye Imana yari afite imyaka 63 y'amavuko, akaba yarakuriye mu buhungiro aho yabaye muri Kongo ndetse no Burundi, akaza mu Rwanda ahungutse mu mwaka w'1994, aho yari yaratandukanye n'umugabo bari bamaranye imyaka 10 babana ndetse ntagire n'ubushake bwo gushaka undi mugabo. Nubwo yashatse umugabo, nyamara ngo mu buzima bwe ntiyakunze guta umwanya cyane mu basore ndetse n'abagabo, kuko yari afite abana akeneye kurera, dore ko avuga ko yareraga abana 6, harimo abo yabyaye ndetse n'abo yareraga atabyaye. Yajyaga avuga ati, sinigeze ntekereza gushaka undi mugabo, uretse ko no mu buzima bwanjye ntataga umwanya mu bagabo. Akomeza avuga ko muri icyo gihe yarashishikajwe n'imibereho yabo yareraga. Ingabire Marie Immaculée mu busanzwe yangaga umugabo utizera umugore we, uca inyuma mugenzi we kandi usesagura umutungo w'urugo, aho yakundaga kugira ati, ugasanga umugabo arashaka kureba kuri telefone yawe kandi ari iyawe, ati cyangwa se agaca inyuma mugenzi we, umutungo w'urugo akawusesagura. Tekereza niba nywera nk'ibihumbi 2 ku munsi, urumva abatwaye angahe? Ati urumva adacuza abandi. Ingabire Marie Immaculée yari afite ubuzima butangaje, nubwo yagaragaraga nk'umugore mwiza ndetse bigaragara ko ashobora kuba yari mwiza birenzeho akiri umukobwa. Akaba yakundaga gutera urwenya, avuga kandi ko atigeze ashyira amavuta na rimwe mu musatsi we, ndetse ko atigeze adefiriza kuva yabaho, nubwo byongera ubwiza bw'abagore bagasa neza. Nkaho yagize ati, mfite ukuntu nifitemo imico nk'iy'abagabo, ati niba mbyutse mu gitondo ngiye muri dushe, ati ndafungura amazi agahera mu mutwe akagera ku birenge, sinakwibuka kujya gushaka akantu mfunga mu mutwe ngo imisatsi itagwamo amazi. Ati kandi sinajyaga nibuka gushyiramo amavuta ndetse no kujya muri salo nibura ngo ndefirize cyangwa nshyiremo ibigudi, ati kuko numva bintwara umwanya. Marie Immaculée yajyaga avuga ko akunda gukora cyane ndetse akaza agaharira umwanya munini, ariko kandi ngo akunda gusohokana n'inshuti, akareba imbyino za gakondo, kandi agakunda abantu batera urwenya bagasabana. Akaba yangaga kandi umugore utagira ibanga, uwamubeshyera kandi ari inshuti ye, mwene uyu akaba nta cyizere yamugiriraga. Avuga ku ijwi rye ry'abagabo, Ingabire yakundaga kuvuga ko na mama we ariko yavugaga, akemeza kandi ko kwanga ikibi ndetse no kutarya indimi, cyane cyane imbere y'ikibi, atitaye ku gukomera kwabo ashinja, yabiterwaga n'uburere yakuranye bwo kwanga ikibi ndetse no kukirwanya. Ingabire Marie Immaculée kandi yahanuraga abakiri bato kumenya gucunga ubuzima bwabo, cyane cyane abakobwa bakamenya kwikingira mu gihe bagezemo, kuko ubuzima ari ubwabo. Ndetse kandi yakundaga kubakangurira ko bakwiye kumenya kwambara ibikwiye, yaba ku maguru ndetse no ku mabere, kuko umukobwa aberwa
no kuba yambaye neza yikwije. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 9 Ukwakira 2025 atangajwe n'umuryango Transparency International Rwanda, aho wavuze ko ubabajwe no gutangaza urupfu rwa Ingabire Marie Immaculée, wihanganisha byimazeyo inshuti n'umuryango ndetse umwifuriza kugira iruhuko ridashira. Ingabire Marie Immaculée kandi yari impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, by'umwihariko akaba yaragaragaje umwihariko mu kurengera uburenganzira bw'abagore. Ni umwe mu bantu 20 bashinze Transparency International Rwanda mu mwaka w'2004, ariko akaba yaratorewe kuyobora mu mwaka wa 2015. Ingabire Marie Immaculée yabonye izuba mu mwaka w'1961 avukira i Burundi, kuko ariho umuryango we wari warahungiye. Yagiye atangaza kenshi ko kuvukira ishyanga ndetse no gukurira mu buzima bw'ubuhunzi ari byo bintu byamubabaje cyane, kuko byatumye adahabwa uburenganzira yari akwiye, ari nabyo byamuteye ishyaka ryo kumva yanze akarengane ako ariko kose, kuko yakuze agakorerwa. Mu magambo ye ubwo yagarukaga ku buzima bushaririye bwo gukurira mu buhunzi, yagize ati gukura witwa impunzi biragatsindwa, kuko bituma ubaho ubuzima utishimiye kandi uzi ko naho uri atari mu gihugu cyawe. Igihe cyose twamaze mu buhunzi nababajwe nuko ntigeze mpabwa amahirwe nk'abandi bana ngo nige ibyo nshaka, ahubwo bakampitiramo kuko nitwaga impunzi. Ingabire Marie Immaculée yize amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye i Burundi, akomereza muri kaminuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aza kuhava muri 2001 atahuka mu Rwanda. Mu mvugo ze yajyaga yumvikana kenshi asaba urubyiruko kubyaza amahirwe rufite umusaruro, bagakorera igihugu batitangiriye itama, aho yakundaga kuvuga ati kandi nimutabikora Imana izabibaryoze. Ubwo yatahukaga mu Rwanda yakoze imirimo itandukanye, aho yakoze mu bitangazamakuru nka Orenfor ndetse n'Imvaho Nshya. Yakoze kandi mu miryango itandukanye nka Profame, Twese Hamwe, Ibuka ndetse n'indi miryango y'abagore itegamiye kuri leta. Inkuru y'urupfu rwe yashenguye benshi, haba urubyiruko ndetse n'abakuze, aho abakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeze kumwifuriza kugira iruhuko ridashira, ndetse kandi bagakomeza no kumushimira umurage abasigiye. Reka nanjye ngire nti ruhukira mu mahoro mubyeyi, Imana ikwakire mu bayo. Naho ubundi nge ndi Jacques Morgan, iyi ikaba BVN TV Rwanda.